Ndagusuje cyane kandi nongeye kuguha ikaze bakurikira Health TV, urubuga tubagezaho ibiganiro byinshi bivuga ku buzima bw'umwana, bya bintu byose uzifuza kumenya ku buzima bw'umwana. Ubushize nabakora ikiganiro kivuga kurwara icyo mu nda ku mwana ndetse n'ibyo wakora rwose bigafasha umwana. Uyu munsi rero ngiye kubabwira bimwe mu bimenyetso mpuruza uzareba ku mwana ukeka ko yaba arwaye icyo mu nda, ugahita wihutira kujya kwa muganga. Ikiganiro ntikigucike nimba uri umubyeyi, ariko ku bantu baje bwa mbere barebye iyi video bwa mbere, njye nitwa Oliva, amadokita nkandi no kwiga imiti, kuvura no kwita ku buzima bw'umwana. Uyu munsi rero reka twinjire mu kiganiro tudatinze, ariko ndakwibutsa nimba usanzwe ubana natwe ntukagenda udakoze like ku biganiro byacu, kuko uri guha amahirwe abantu benshi kugira ngo nyine bibagereho, hanyuma dukomeze kunguka ubumenyi twese. Nk'uko nababwiye, icyo mu nda nyine akenshi bigaragara ku bana bari munsi y'amezi atandatu, kandi kigakurikira hagati y'ibyumweru 3 n'ibyumweru 6, cyangwa niho ibimenyetso nyine bitangira bikaba byamara amezi 3. Ariko igihe umwana yazanye ibimenyetso nko kubabara mu nda, kubona atameze neza, kurira cyane, ugahita we nk'umumama utekereza ko ari icyo mu nda, nibyo. Ariko hari ubwo adashaka kuba ari nabyo. Ugomba kubanza ukareba nta kindi kimenyetso umwana wanjye afite. Icya mbere, umwana wanjye nta muriro afite. Murabizi ko umuriro ni ikimenyetso mpuruza ku mwana. Ni kugeza hamenyekanye impamvu umwana afite umuriro, ni ibintu udakwiye kwirengagiza nk'umubyeyi, kugira ngo wirinde complications zose zishoboka nyine zaba zishobora kuba zahita ziterwa n'uburwayi umwana afite. Ikindi kintu cya kabiri, reba umwana wawe afite amezi angahe. Nababwiye yuko hejuru y'amezi 6 iyo umwana yiriza cyane, ubona atameze neza, uba hagomba kumenyekana impamvu umwana arira, cyangwa ashobora kuba agaragaza ibimenyetso nk'aho ababara mu nda. Ikindi cya gatatu, kuba umwana yabaruka. Abenshi hagati y'ibyumweru 3 na 6 harimo n'abana bagira ibimenyetso by'uko mu gifu, igifu nyine gishobora kuba cyifunze. Ubwo rero icyo gihe uzabona ari wa mwana uruka akarasa kure. Ibyo nubibona, please uzatujya kwa muganga, nyine muganga akurebere nimba nta bindi bintu bikwiye kuba investigated. Ikindi, umwana itongera ibiro neza. Umwana itongera ibiro neza aba akeneye gukurikiranwa na muganga neza, kugira ngo nyine harebwe nimba hari n'ubundi bufasha yahabwa. Ikindi, wa mwana uzabona nyine adakura nk'abandi bana. Nk'uko tubizi, umwana avutse buri munsi wiyongereyeho haba hari impinduka ziba zigomba kugaragara kuri we, haba mu gukina, haba nyine muri twa tumuvuma twose umwana akora. Ibyo rero atabikora biba biri emergency, ugomba kujya kwa muganga nyine kugira ngo arebe nimba imikurire ye iri kugenda neza. Ikindi kintu, uzabona ari wa mwana ushobora kuba atakaza ibiro. Ubundi umwana ugomba kwiyongeraho gutakaza. Rero igihe umwana atakaza ibiro nabyo uba ugomba kutabikinisha, ukajya nyine kwa muganga kugira ngo muganga akurebere. Ikindi, hari ukurira. Ariko kurira ukabona ni ibintu bidasanzwe, umwana arirana ijwi rinini, nyine bigaragara yuko ni ibintu adashobora gutoleratinga. Icyo gihe rero nubibona ko umwana, please uzatujya kwa muganga, muganga akurebere. Rimwe na rimwe hari ubwo usanga nyine abamama bashobora kubona ikimenyetso ku mwana, agatinda kujya kumuvuza. Ubundi umwana ni ikosa rikomeye kuba watinda kumugeza kwa muganga, kuko buri munota utindaho uba uri kumwongerera ibyago by'uko ashobora no kuhatakariza ubuzima. Tuvuge urugero, umwana ashobora kugira umuriro, umubyeyi akabyirengagiza, nyine akavuga, nyine akagenda atinda. Icyo gihe urabizi neza yuko umuriro ushobora gutuma umwana agagara, ushobora gutuma nimba yifite n'ama infection mu maraso, biragera mu bwonko, usange n'umwana ashobora kuhatakariza ubuzima. Niyo mpamvu buri kimenyetso cyose navuze hejuru ntabwo ukwiye kubikinisha nk'umubyeyi, ukwiye kwihutira kujya kwa muganga. Ikindi, nko kuruka. Umwana uruka byo abamama benshi ndabizi ko bahita bagira ubwoba, nyine akaba yajya kwa muganga, which is good, kuko nyine bizatuma umwana yitabwaho hakiri kare, cyane yuko kuruka biri mu bintu bishobora gutuma umwana nyine atakaza amazi menshi mu mubiri, akaba yanagwa muri shock, nyine akaba yanabura ubuzima. Ni byiza rero yuko rwose ibyo by'abamama barabidukorera, iyo umwana abonye aruka biramuhangayikisha, nyine akaba yaza kwa muganga. Ariko harimo nk'abatazi, harimo umumama ushobora kubona umwana atari konka nk'uko yonkaga, akavuga nyine akabyirengagiza. Mu by'ukuri uwo mwana utari konka ni ibintu byihutirwa.
undi nk'uko mubizi ikintu cyonyine umwana aba azi iyo akivuka ni ukonka. Rero iyo atonka ni ikintu udakwiye gukinishamo umubyeyi, ni ibintu ukwiye guhita nyine ubifata nk'aho ari irijanse ukaba wagera kwa muganga, cyane yuko twagiye tubona abana benshi babura ubuzima bitewe n'uko abamama batinze kumugeza kwa muganga. Tuvuge umwana araruka aradiyara watinze kumugeza kwa muganga, umwana afite umuriro watinze kumugeza kwa muganga, umwana ibyo byose ni ukuri buri kimenyetso cyose navuze nukibona ko umwana ukeka ko yaba afite icyo mu nda uzahite wihutira kwa muganga, muganga abanza amufate amusuzume neza nyine agusobanurire akugire n'inama ndetse niba hari icyo gukora cyihutirwa gihari nyine agikorera umwana, ariko umwana nyine ntazabure ubuzima cyangwa ngo agire izindi complication z'uko watinze bitewe nawe. Ndabashimiye cyane, nyine nibazaga ko nashaka kubabwira izo red flag cyangwa ibyo bimenyetso mpuruza ku mwana wese ukeka ko yaba afite icyo mu nda. Murakoze cyane.